vuba bidatinze abantu bagiye kuzategekwa ibyo bazaza babwiriza, bakubwire bati Bibiliya wagiye mu byahishuwe, Matayo ntiyari ihari. Ubu dufite n'abantu b'abasinzi bavuga ngo Matayo 5 haranditse ngo uzagira gute uzumirwa. None se ugira ngo ziriya terime ziva mu bantu bagiye babura umwanya wa Bibiliya. Imana ijambo rirambwira ngo iyo igukereje iragutegera. Ibyo bintu hari isomo rya Bibiliya rivuga gutyo. Bantu b'Imana n'intungane bwira icumuye 7. Ibyo bintu byose ndimo kubabwira ni ibintu byahimbwe nyuma yuko Bibiliya zikuwe mu biganza. Dufite icyigisho gikomeye gisaba yuko mutekereza, mukandika kandi mukanasengera mu mutima. Impamvu ni icyigisho nzi neza ko abantu benshi batinya kwiga, abantu benshi batinya kubwiriza, bamwe na bamwe, ariko kuko Imana yifitiye abantu bayo batajya bagira icyo batinya, gipfa kuba cyanditse mu byanditswe byera. Ndetse dufite n'undi mugabane w'abantu bajya bumva ibintu nk'ibi bakavuga bati se buriya byo byihutirwaga, buriya nabyo byari ngombwa. Ariko nagira mbabwire ngo intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi ni intambara iri mu nzego zose z'ubuzima, ku buryo nta kintu na kimwe umuntu yakwiga ngo ikindi akirengagiza. Kandi ubu bumenyi burakenewe. Abantu b'Imana bakeneye kumenya aho ibihe bigeze, bakamenya aho bava, bakamenya n'aho birukira. Reka nongere mikaze kandi abantu barimo kutwumva bari ku muhanda, umugabane munini cyane. Twaje kumenya ko umugabane munini bakurikirana baraha hafi, ariko batageze aha bitewe n'imbibi z'imisengere cyangwa se urwego rw'ibyigisho tugezemo. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba mbahaye ikaze mu kwiga ijambo ry'Imana, aho dufite insanganyamatsiko nziza ivuga ngo ni gute twarokoka ububi bw'inyamaswa 3 zo mu byahishuwe. Mu gitabo cy'ibyahishuwe havugwamo inyamaswa cyangwa se ibikoko, ariko muri uyu mugoroba ndagira ngo turebe inyamaswa cyangwa ibikoko 3 bifitanye isano ya bugufi n'intambara turwana za buri munsi, kandi izi nyamaswa zikaba zifitanye isano n'amahitamo yacu y'ahazaza. Mbere ya byose mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Muri uyu mugoroba turanezerewe cyane. Ijambo ryawe ritwereka yuko hari intambara irimo gukorerwa mu byo Yohana yeretswe nk'inyamaswa, ariko nanone wowe wagaragaye nk'umwana w'intama, ndetse nawe wagaragaye nk'intare yo mu muryango wa Dawidi. Ariko dufite icyizere mbere yuko tugira n'ibyo twiga, nuko dufite icyizere cy'uko intare yo mu muryango wa Yuda ariyo yanesheje, kandi dufite icyizere yuko abari kumwe n'umwana w'intama bazabasha kunesha uru rugamba. Kubw'ibyo rero muri uyu mugoroba ngwino ubane natwe, uduhumura amaso, utwigisha ukuri kw'ingenzi kwirengagijwe, kandi udufatisha imyanzuro myiza yo guhungira muri wowe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Muri uyu mugoroba turihutira kwinjira mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 11. Bibiliya itugaragariza inyamaswa 3. Nimureba neza mu byahishuwe 11 hari inyamaswa ivugwamo. Mu byahishuwe 13 hakavugwamo izindi nyamaswa. Kubw'ibyo rero ni inyamaswa 3. Mu by'ukuri abantu benshi bakunda gutinda ku nyamaswa 2 zo mu byahishuwe 13, ariko bakirengagiza amateka yanditse y'inyamaswa yo mu byahishuwe 11. Ndagira ngo mbabwire ngo urwego rwose rw'ubuzima, ibigeragezo byose turimo gucamo, amakuba, ahazaza harimo haduhishiye ibyago, ibi byose bifitanye isano n'izi nyamaswa 3. Ibyahishuwe 11 umurongo wa 4, Bibiliya itubwira iby'abahamya 2. Aba bahamya 2 baratangaje, ariko Bibiliya nanone ikatugaragariza inyamaswa yavuye ikuzimu ije kwica abahamya 2. Abo bahamya nibo biti bya Elayo 2 n'ibitereko by'amatabaza 2.
tutiriwe tuvunika tujya kure. Dawidi ubwe yaravuze ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Kubw'ibyo rero turamutse tunarebye neza yuko ibitereko by'amatabaza byamurikaga mu buturo, kandi twarangiza tukabona ko ijambo ry'Imana ari wo mucyo wayo, ntabwo rero biri busabe kuko tuvunika cyane turi bwemeze ko aba bahamya babiri bashushanya ijambo ry'Imana rifite amasezerano angahe? Abiri. Isezerano rya kera ari ryo ikirere. Ariko ndajya mbabwire ngo Eliya niwe wavuze yuko ikirere gifunze kuzageza imyaka 3 n'igice. Mu magambo make, ntabwo Eliya ari we wafunze ijuru, ntabwo yagira ubwo bubasha, ahubwo ijambo ry'Imana ryaciye muri Eliya niryo ryakinze iki? Ryakinze ijuru. Kandi nanone Mose nta bubasha afite ku mazi, ariko ijambo ry'Imana Imana yari yahaye Mose ageze mu Egiputa, iryo jambo bakaripinga, Mose yategetse amazi ahinduka iki? Amaraso. Kubw'ibyo rero ntabwo abantu babayeho kera bari bakomeye, ahubwo hari hakomeye ijambo Imana yabacishijemo. Uyu munsi rero nta mubwiriza ukomeye, nta mupasitori ukomeye, nta mupadiri ukomeye, umuntu ahinduka ukomeye bitewe n'ukuri kw'Imana yakiriye akemera ko guca mu kanwa ke. Ijambo ry'Imana rero niryo ririmo kuvugwa aha. Bibiliya ikavuga ngo kandi nibarangiza guhamya kwabo, inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice. Ibi byerekanaga neza igihe igihugu kimwe ku isi cyagombaga gukoresha imbaraga, intambara zose cyarwanaga kikazireka, ibintu bibazo byose byari mu gihugu bakabireka, bagasigarana umwanzi umwe witwa Bibiliya. Ibi bintu byabereye he rero? Ndaje tumenye aho byabereye. Bibiliya iravuga ngo intumbi zabo bahamya babiri zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Isodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka, ari naho umwami wabo yabambwe. Nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi 3 n'igice bareba intumbi zabo, ntibazazikundira guhambwa mu mva. Ibyashuwe 11:10. Abari mu isi bazazishima hejuru, bazikina ku mubyimba banezerwe, boherezanye impano, kuko abo bahanuzi bombi bababazaga abari mu isi. Birangiye ijambo ry'Imana Bibiliya ariyo yiswe umuhanuzi nyakuri. Nshuti zanjye, ibi bintu byabereye he? Nimureba mu mateka y'ubuzima bwa buri munsi bw'abantu, ibi bintu byabereye mu gihugu cy'Ubufaransa mu kinyejana cya 18, ubwo Abafaransa bicaraga bakabona Bibiliya irabangamye mu nzego zose z'ubuzima. Mfite ubwoba yuko Satani arimo kongorera abanyapolitike b'isi, arimo kongorera ibihugu bikomeye yuko Bibiliya ibangamye, iramutse ikuweho ibintu byagenda neza. Nshuti zanjye, iki gihugu cy'Ubufaransa, niba murimo kubibona hano, iki gihugu cy'Ubufaransa mu bintu byabo bise impinduramatwara, ibyo mujya mwize mu mashuri byitwa Revolution Française. Nshuti zanjye, habayemo igikorwa cyo kwihakana Imana ku mugaragaro mu Bufaransa, ariko igikorwa cyari kibyihishe inyuma ni ugukuraho Bibiliya.
ndagira ngo muri uyu mugoroba mbasangize amagambo akomeye abinsobanurira neza nasomye mu gitabo kijya kimfasha kumva ubuhanuzi cyitwa Intambara Ikomeye. Muri iki gitabo kuri paje 287 haranditswe ngo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu ikarwana nabo ikabanesha ikabica. Iyo nyamaswa ni iyihe? Muri Bibiliya iyo bavuze inyamaswa baba bavuze ubwami, baba bavuze ubutegetsi, baba bavuze imiyoborere ikomeye ikontorora ibintu byose. Kubw'ibyo rero iki ntago cyari igisimba kizaza ngo cyice abantu babiri, oya. Ubu ni ubuhanuzi bwerekana imbaraga y'ubuyobozi bw'isi yagombaga kuzakuraho Bibiliya. Ubutegetsi butemera Imana bwatwaraga Ubufaransa mu gihe cy'impinduramatwara. Ijambo ry'Imana ryabugereranyije n'inyamaswa ivuye ikuzimu. Ndetse n'ingoma bari bafite y'iterabwoba byashoje intambara irwanya Imana n'ijambo ryayo ryera mu buryo bukomeye abatuye isi batigeze babona. Ubufaransa nicyo gihugu cya mbere cyarwanyije Imana ku mugaragaro, uretse ko n'ibitabo by'abahakana Imana ariho byandikirwa, systeme zo kurwanya iyobokamana niho ziba, ariko ikintu gikomeye noneho bakoze ni ukurwanya ijambo ryayo. Mu magambo make, iyo umuntu arwanyije Bibiliya aba ameze nk'umuntu urimo kwica abahanuzi babiri b'Imana bakomeye. Kandi muri iki gitabo haranditse ngo inama nkuru y'igihugu yakuyeho gusenga Imana. Sena yabo yaricaye baravuga batari ko murabona gusenga Imana bitarimo gucupiza abantu, dukureho umwanda. Iyobokamana gusenga biba biteshejwe agaciro. Vuba bidatinze rero, uretse ko abayobozi b'isi batazabivuga, ariko abenshi kubera ko bashaka gusengwa biteguye gukuraho gusenga Imana. Harya nagira ngo mbabaze, mu gihe cya Daniyeli, igihe abantu bagombaga kurega Daniyeli baza kubwira umwami, bamubwiye ngo iki? Barabanje bashyiraho itegeko rivuga ngo ntihazagira umuntu usenga ikindi kintu icyo ari cyo cyose uretse gusenga wowe mwami, turabigufashamo. Erega nawe uri umuntu ukomeye, nawe ukeneye kiriya cyubahiro kiraryoha. Umwami arangije baramubwira ati dusinyiraha. Naho iryo tegeko umwami ntago yari azi ko rizafata inshuti ye magara yitwa Daniyeli. Ibi birerekana ko abayobozi b'isi benshi basinya amategeko batazi ingaruka azazana. Nshuti zanjye, gusenga babikuyeho. Ibitabo bya Bibiliya byarakusanyijwe maze bitwikirwa mu ruhame, kandi hakagaragazwa kubisuzugura mu buryo bwose bushoboka. Ariko ubu mujya mubona abantu birirwa bajya gusenga nta n'igitabo na kimwe bafite, mukagira ngo iyi nyamaswa yavuye ikuzimu nta kazi irimo gukora. Ukabona umuntu abayeho nta gitabo cy'ijambo ry'Imana na kimwe afite, ariko wagera mu rusengero ukabona arimo arabyina, arimo aritera hejuru. Bajya gusenga ukabona rwose arerekana amarangamutima adasanzwe, ariko nta jambo ry'Imana agira. Kiba ari ikimenyetso cy'uko ari ahantu atazi. Amategeko y'Imana mu Bufaransa yararibaswe. Ibigo byacapaga za Bibiliya barabifunze. Ikiruhuko cya buri cyumweru cyashyizwe ku ruhande, gisimburwa no kwinezeza no gutuka Imana buri munsi wa 10. Buri munsi wa 10 w'ukwezi bari bafite amasantere bahuriragamo bagakora operasiyo yitwa gutuka Imana. Kugeza ubwo umunsi umwe umuntu yabwiye Imana, arayibwira ati ibintu byawe ni feke, ndabisuzuguye. Niba uriho manuka wiburanire unkubite inkuba, ariko nutabikora kiraba ari ikimenyetso Mana cy'uko utabaho. Abantu baritaza bategereza ko inkuba imukubita, barayiheba. Arangije atabwira ati iki ni ikibereka ko tumaze igihe kinini mu iterabwoba, Imana ntibaho. Ariko Bibiliya iravuga ngo urukundo rwayo nirwo rutuma tutagira gute tudashiraho. Bibiliya iravuga ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukibwira ko mwanye nawe. Hajya habaho igihe abanyabyaha basesereza Imana ngo yigaragaze, ariko Imana ntigaragare kuko igihe cyayo cyo kugaragara kirahari. Mu Bufaransa
byavuzwe yuko kubaha Imana atari itangiriro ry'ubwenge rwose, ko ahubwo ari itangiriro ry'ubupfapfa. Bahise batangira kuvuga yuko umuntu usoma Bibiliya cyane ahinduka injiji. Gusenga kose mu by'idini kwarabuzanyijwe, hasigara kuramya umudendezo n'igihugu. Ibi bintu nagira mbabwire ngo nimumenye yuko urugendo turimo kwerekezamo imbere naho ngaho birimo kwerekera. Ubu amasomo akomeye abantu bagomba kwigishwa, kandi yakagombye kuba ari amasomo meza twakagombye kwiga, kuko ubundi umuntu iyo abaye umukristo agomba kumva umudendezo icyo usobanuye. Umuntu iyo abaye umukristo agomba kumva gukunda igihugu. Nta nubwo twakagombye kuba twigishwa gukunda igihugu n'abantu basanzwe, kubera ko hari itegeko ry'Imana ritwigisha gukunda igihugu. Itegeko ry'Imana rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe igira gute? Iguha. Kubw'ibyo rero iki gihugu turimo cy'u Rwanda dukwiye kugikunda. Impamvu ya mbere, kubera yuko Imana yemeye yuko tukibamo. Icya kabiri, tugomba kumvira ababyeyi bacu kugira ngo tuzarye ku migisha Imana yashyize muri iki gihugu. Ariko nanone ikindi kintu, nshuti zanjye, mu Bufaransa bashyizeho yuko abantu bagomba kuramya umudendezo. Umudendezo wari uwuhe rero? Kurya ibyo ushatse, ukanywa ibyo ushatse, ukarongora abo ushatse, ugasenga ibyo ushatse, ukitwara uko ushatse, ku buryo ntawe wakwitambika uwo ari we wese. Icyo nicyo cyari cyiswe umudendezo. Ikindi kandi, muri icyo gihe igihugu cyari muri situwasiyo mbi, abantu babwirwaga yuko bagomba kugisenga. Nshuti zanjye, twebwe dusenga Imana yaremye igihugu ikakidushyiramo, yarangiza ikaduha no kukiramiramo. Dusenga Imana yashyizeho abayobozi, abo bayobozi bakatubera beza kandi bagafasha abaturage. Mu magambo make, nta kintu na kimwe gikwiye gukingiriza Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ariko iyo urebye, umuntu wese aba agomba gukunda igihugu, ariko agashyiramo n'ubwenge. Mperutse kubona mu gihugu kimwe, ntababwiye izina, abanyamadini bambaye amakanzu y'idini bari mu myigaragambyo, ndetse barimo no guhiga abantu bagomba gukubita bagatema bitewe n'uko bavutse. Kujya kubona ukabona umuntu yambaye umusaraba mu gatuza, undi atwara ibitabo mu kwaha, undi yambaye ikanzu y'idini, barimo baragenda bajya guhiga abantu. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo Imana yo mu ijuru niyo itoza abantu gukunda igihugu, kandi ikanabereka uko bitwara muri urwo rukundo bakunze igihugu. Nongere mbibabwire, umukristo udakunda igihugu cye aba afite ubujiji bukomeye. Ariko nanone dukwiye kwitonda, kuko ubuhanuzi butwereka yuko iri korosi naryo rizaba ari ikorosi rikomeye. Mu Bufaransa, perezida amaze guhobera cya kigirwamana akazi cy'ubwenge, bafashe umugore wajyaga akina komedi usanzwe azwi, ukimenywa bose. Barangije baramubwira bati, rero ejo mu gitondo uzakina role wabaye Imana. Arabanza arabiseka ati, se byabaho? Wowe byemere, birimo akantu. Umugore araza, bamwambika ikanzu. Bamaze kumwambika ikanzu, bamwuriza ifarashi. Baratangira bagenda bavuga ngo dore ikigirwamana cy'ubwenge, ikigirwamana cy'ubwenge. Abirebye abona igihugu cyose cyahuruye, aravuga ati nta kibazo. Ariko wakwibaza, kuki batafashe umugabo? Nuko isi yo mu minsi y'imperuka izaba ifite aho icuramiye. Bagombaga gufata ikigirwamana cy'ikigore. Nshuti zanjye, uyu munsi uyu muperezida wabo bacyurije ifarashi y'akataraboneka, maze akinyurana mu mbaga y'abantu bari baraho, kijya kuri katedrali yitwa Notre Dame, kugira ngo gihabwe intebe y'Imana. Ubwenge ikigirwamana bari bagize cy'umugore barakijyanye. Ibi bintu byanditse mu bitabo by'amateka, nimushake murebe nk'ariya ibintu byitwa Collection of Parliamentary History. Ibi ni ibitabo byanditswe kera, cyangwa se mu kinyamakuru cyitwa Journal de Paris, nacyo cyo mu 1793, cyari nimero ya 318, ariko aya magambo akaboneka no mu gitabo cy'intambara ikomeye. Bagaragaza yuko uwo munsi
iki kigirwamana bakijyanye, intebe yari iy'Imana, bahagurutse Imana barayibwira bati ntitugushaka, hicaraho umugore. Nshuti zanjye, intebe y'Imana izicazwaho abantu mu minsi y'imperuka kandi twayigezemo. Ubu intambara aho yerekera ni ukuramya. Nshuti zanjye, mu kanya gato uwo muhango wakurikijwe n'umuhango wo gutwika Bibiliya mu ruhame. Abantu bari barimo kugenda mu nzira bavuga bati rwose harakabaho ubwenge, harakabaho ubwenge. Nshuti zanjye, Ubufaransa bwerekanye imico yarangaga Sodomu. Kubera iki? Mu gushyigikira ibyaha birimo ubusambanyi bwo mu rwego rwo hejuru, Ubufaransa bwari buhindutse Sodomu. Byagenze gute? Mu mategeko bashyizeho afitanye isano ya bugufi n'amategeko apfobya iby'iyobokamana, harimo itegeko rigabanya agaciro k'ubumwe buba mu bantu bashyingiranwa, maze barigira amasezerano y'uburyo busanzwe bworoheje bw'igihe gito, aho abantu babiri bashobora kuyakomeza cyangwa bakayasesa uko bishakiye. Umusaruro wavuye kuri iyi nyamaswa yavuye ikuzimu ni uko hahise hatangira ikintu cyitwa divorce yemewe. Wowe ukabana n'umugore ukamubwira uti rero tugiye kubana amezi 6 n'ibicamo, nzakongeza 2, nibyanga uzace hariya nce hariya, abana ni aba leta. Ibyo bintu byatangiranye naha. Kandi nagira ngo mbabwire, ibi bintu nibyo byabyaye akaga. Bakoresheje amatekinike menshi kugira ngo basenye umuryango. Reka mbabwire, muri izi nyamaswa 3 turimo kwiga zo mu byahishuwe, buri yose Yohana yayeretswe ifite inshingano yayo. Ntabwo uzabona Amerika iri mu nshingano zo gusenya ubuzima n'umuryango. Reka da, ahubwo ifite ibindi ishinzwe. Ubupapa ntuzabubona burimo gukontorora ibindi bintu ngo abantu ngo babane ngo babyare, oya, bafite ikindi cyabo. Izi nyamaswa 3 zishushanya ubwami 3 Yohana yeretswe buzakaranga isi mu minsi y'imperuka, isi kabura icyerekezo. Byarangiye itegeko rya gatanya ryemewe. N'ubu uyu munsi wa none naje kureba ku rutonde rw'ibihugu birimo imiryango isenyuka cyane. Igihugu nabonye gifite imibare iri hejuru cyane, harimo igihugu cya Espagne ndetse na Portugal, ariko n'Ubufaransa nabwo buri aho hafi, Amerika nayo igakurikiraho aho hafi. Ibi ni ibihugu biri ku muvuduko wo hejuru mu gutandukana, aho abantu bashobora gusezerana nonaha hashira iminsi 4 cyangwa 5 bagahita bavuga bati rero ibyo natekerezaga si byo ndimo kubona, natekerezaga ko umura none uranukira, nari nzi kuzankunda none duturuka mu gitondo nkabona urandeba, buriya turambagizanya nari nzi yuko ufite amafaranga none navumbuye kuri nyakujya, cukwawe nanjye ncukwanjye tutanduranya, uzahirwe mu rugendo. Ubu rero ikintu cyitwa iterambere n'ikintu cyitwa umuvuduko n'umudendezo, muzashiduka n'ibi bihugu byacu ari uko umuntu akora ubukwe nimugoroba bugacya bakamutandukanya. Uyu ni umushinga w'iyi nyamaswa. Niba abadayimoni bariyemeje gukora kugira ngo barimbure uburyo basenya umuryango w'abantu, nta gahunda bahimbye yarusha izindi kuri iyo ntego neza, yaruta gutesha agaciro amasezerano y'abashakanye. Abadayimoni baciye muri iyi nyamaswa yavuye ikuzimu, bazanye ikintu cyo kumva yuko kumanika akaboko imbere y'Imana mugiye gusezerana, wowe ubwawe kumvikana n'umugore wawe urukundo uko mugiye kubana, byarangiye abadayimoni bavuze ko ayo masezerano akuka nta kintu amaze. Ubu uyu munsi wa none ibintu bivuga ngo ndakujyanye ngo mbere umugore, tuzabana dukize cyangwa dukennye, tubyaye cyangwa tutabyaye, n'ibindi byose, nta wundi mugore nzaguharika. Vuba bidatinze abantu mu madini bagiye kuzaza bahabwa igipapuro kivuga ngo ndakujyanye, nidushobokana bizashoboka, nibyanga bizanga. Ariko uyu ni umukino Abafaransa bakinnye. Habanje ikintu cyo kwereka abantu yuko umuryango ari stress. Ubu twese abantu baraha bamaze kumva yuko gushaka umugore ari stress, abakobwa barimo baratozwa yuko gushaka umugabo ari stress.
bizarangira babongoreye bababwire batari ko ubundi icyo kibazo umugabo n'umugore bari kugukemurira, artificial intelligence ntizihari. Hari igipupe wabana nacyo ukagisetingamo iminota kiri bugukirigite, mukajyana mu buriri ugaseka nk'uko icyo gipupe giseka, kikaguha umunezero ukurikije iminota yawe yagenwe. Abadashoboye kugura ibyo bipupe rero bagomba guhinduka abatinganyi. Uyu ni umupango wapanzwe igihe kirekire, n'abayobozi b'isi bari muri uyu mukino ntibazi aho werekera. Reka mbereke ibintu byabaye ejo. Iki ni ikinyamakuru kihe? Ni ikinyamakuru cyitwa Igihe. Igihe, amakuru mu mahanga, ni amakuru yo mu mahanga. Gukuramo inda byahawe umugisha, bishyirwa mu itegeko nshinga mu Bufaransa. Iyi nkuru niyo ku itariki 5 z'ukwa gatatu 2024. Harya uyu munsi turi ku itariki zingahe? 6. Inkuru iravuga ngo iki? Erega mujye mumenya naho igihe kigeze. Ubufaransa bwanditse amateka yo kuba igihugu cya mbere mu isi cyashyizeho ingingo yo gukuramo inda ku bushake mu itegeko nshinga, nyuma y'uko byemejwe ku bwiganze bw'amajwi n'abagize inteko ishinga amategeko. Iri vugurura ry'itegeko nshinga ry'Ubufaransa ryatowe n'abantu 780, mu gihe abarwanya ibyo gukuramo inda babaye 72 gusa. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahise atangaza ko iki cyemezo ari ishema ry'Ubufaransa, ndetse gitanze ubutumwa ku bandi ngo nabo bajyemo. Mwiriwe? Mwiriwe? Yego. Muri icyo kinyamakuru bakomeje bandika ngo Minisitiri w'Intebe Gabriel Attal yatangaje ko uburenganzira bwo gukuramo inda butubahirizwa neza, kuko bisa naho byemerwaga kuri impuhwe z'abafata ibyemezo. Ati rero iyi ni intambwe itazibagirana mu mateka y'Ubufaransa. Mu rubanza rwabaye mu 2001, urukiko rwatanze uburenganzira bwo gukuramo inda rushingiye ku masezerano y'uburenganzira bw'umugabo yo mu 1789. Ariko murumva Abafaransa babera abahanga, nibo ba mbere bashyizeho amategeko arengera abagore, kandi amenshi muri yo nayo gusenya umuryango. Buriya mwari munazi mu matwi yanyu yuko mu 1789 mu Bufaransa bashyizeho n'amategeko arengera abagabo, amategeko arengera abana, arengera abagabo, arengera abagore. None abantu twajyaga dukanga bigakunda n'abakozi, ubu naho hari amategeko arengera baki abakozi. Asigaye ni amategeko yo kurengera abashyitsi. Ubundi ukazaza wirirwa iwawe nta kintu wahakora. Mushyitsi aza gusure, narangiza kubwira ati ngenda arya ifiriti, umubwira uti hari umuceri, akubwira ati amategeko andengera. Nshuti zanjye, Bibiliya iratangaje. None se uburyo bushyashya bwo kurwanya Bibiliya ni ubuhe? Mu gitabo cya Daniel n'ibyahishuwe page 396, ni kiriya gitabo kiriya kinini, barimo gusobanura uburyo kwica abahanuzi no kubarwanya bisobanura iki uyu munsi. Ese uyu munsi haracyari abantu bica abahanuzi b'Imana? Systeme yariho mu Bufaransa irimo irakorwa? Yego rwose. Kugirira nabi ijambo ry'Imana no kurirwanya, kuryangiza, kugoreka ibihamya byaryo no gukura abantu kuri ryo, umuriro uva mu kanwa kabo ugakongora abakora umurimo nk'uyu. Ni ukuvuga ko bacirwaho iteka ryo gukongorwa n'umuriro riboneka muri iryo jambo rivuga yuko bazabonera igihano cyabo mu nyanja yaka umuriro n'amazuku. Umuntu upfobya Bibiliya, umuntu uyisenya, umuntu utayikundisha abandi, umuntu uyigoreka, ndetse n'umuntu ukoresha amayeri yihishe ngo akure abantu kuri Bibiliya, aba bantu bose bazatwikwa n'umuriro n'amazuku. Mbabazi, harimo abayobozi b'amadini barimo, harimo abantu bakora kuri za social media bahora bahindura Bibiliya. Ariko nshuti zanjye,
twihuta niba mubireba neza. Ariko se koko Ubufaransa bwarwanyije Bibiliya? Yego rwose bwarabikoze. No mu mwaka w'1793 inteko ishinga amategeko yasohoye itegeko ribuza abantu gukoresha Bibiliya, kandi hakurikijwe iryo tegeko teka Bibiliya zarakusanyijwe ziratwikwa, kandi zasuzuguwe agasuzuguro kose gashoboka, ndetse ibigo byose bya Bibiliya byavanweho, isabato nayo ivanwaho. Ngiki kintu gikomeye. Bibiliya bagombaga kuyikuraho, ariko hari ibintu bashakaga. Icyo cyari cyihishe inyuma kwari uguhiga isabato nayo ngo ikurweho. Ubu rero abantu bajya bicara ntibamenye uruhare Ubufaransa bwagize mu kugira ngo abantu badakunda isabato. Nshuti zanjye, uyu munsi wa none hari ibihugu bimwe na bimwe murabona bisoma Bibiliya, hari n'ibihugu gusoma Bibiliya bitemewe. Hagire umuntu umufasha. Hari ibihugu bitemewe gusomwamo Bibiliya ku mugaragaro. Ni ibihugu ku isi byamaze gufata imyanzuro mu buryo bw'amayeri yuko bitemewe gukoresha Bibiliya ku mugaragaro muri biriya bihugu. Abantu baricara rero ngo amadini yabaye menshi, ngo dufite umudendezo. Umudendezo wa Bibiliya ntabwo ugihari, urimo uragenda ushira. Abaza umwanya, nimufate umwanya musenge, nimufate umwanya mugure Bibiliya, muzigisha abana banyu, ndetse nibiba byiza fata umwanya wo gusoma Bibiliya udahinduka. Kubera iki? Gahunda yo guhanaguramo abantu Bibiliya no kuyibabuza no kuyibuza ubuhumekero mu mitima y'abantu, iyo gahunda irakomeje. Niyo mpamvu abatinganyi babashakiye yabo. Umuntu wese uzakenera Bibiliya baramukorera iye. Abanyamerika babifitemo gahunda, Abafaransa babifitemo gahunda, kandi nyuma yabo hari Roma. Abatinganyi ngiyi Bibiliya yabo bayita, iyi ngiyi bayise Queen James. Kubera iki? Bahuye n'ikibazo gikomeye. Bibiliya yitwa ubuhinduzi bwa Yakobo cyangwa se King James Version, niyo Bibiliya basanze irwanya ubutinganyi kandi imaze igihe, kubera ko iyo Bibiliya yakomotse mu nzira yizewe yo gucapwa n'ubuhinduzi. Buriya ziriya Bibiliya nyinshi zigiye zifite utuntu bagiye bagoromanga, ariko iyo barayigerageje biranga. Imana yahaye umugisha umugabo witwa Yakobo wari umwami, arangije ahagararira abo bantu bandikaga Bibiliya, arababwira ati muyikore uko Imana yayanditse, nta muntu uzabakoraho. Ubufasha bukenewe bwose bwaratanzwe. Ariko nyuma yaho hakozwe ubuhinduzi bushya bwa Bibiliya, kugeza ubwo ubu muri ino minsi buri dini ryose ririmo riragenda rishaka Bibiliya. Abantu batagira Bibiliya ni abadive. Twe dufite Bibiliya yera ikomoka ku Baprotestani. Ariko nshuti zanjye, aba bantu b'abatinganyi bamaze kubona icyo iriya Bibiliya yabakoreye, baravuze bati reka duhimbe ikinyoma, tuvuge yuko umwami Yakobo James yakundaga Bibiliya n'ijambo ry'Imana, ariko reka duhimbe ikinyoma ko umugore we nawe yakundaga abantu bahuje igitsina. Noneho natwe Bibiliya yacu y'abatinganyi tuyitirira uwo mugore w'uwo mwami. Ukumenyekana kw'iyo Bibiliya ya mbere kuzatuma n'iyi yacu imenyekana. Ngiriya rero abafite internet muze kureba, bayita Queen James Bible Version, ikaba bizeye yuko izakemura ibibazo byinshi bihari, ariko amasomo bihutiye gukuramo bakayacurika. Harimo isomo ryo mu Itangiriro 19:5, Abalewi 18:22, Abalewi 20:13, Abaroma 1:26-27, urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto yego umurongo wa 9 n'uwa 10. Isomo nago naryanditse neza, ariko amasomo yose agendana n'ingaruka n'ibibi bizaturuka ku butinganyi, ayo niyo bahereyeho bajanduramo. Uwayanditse ninde rero? Baramuhishe kugira ngo adahohoterwa, ariko bakavuga ko iyi Bibiliya yizewe bitewe n'abahanga bakomeye bayiteguye. Bakavuga bati rero iyi Bibiliya nimuhite mutangira muyisome, ni igitabo cyiza cyane. It is a perfect Bible for ceremony.
ni Bibiliya nziza cyane yaryoha, mwakwifashisha mu gukoresha mu minsi mikuru, mu gihe abantu barimo kwiga mu mashuri, igihe abantu barimo kubwiriza, igihe abantu barimo gutanga impano, turabakangurira kuzaza muyitanga, or simply to put on display on the home, cyangwa se gushyira amafoto yayo ahantu abantu bitegereza, yaba mu rugo n'ahandi, cyangwa se mu rusengero. Ariko bakavuga yuko umuntu wayanditse babigize ibanga kugira ngo igere aho igomba kugera. Ariko nimukurikira mugasanga batangiye kuyitegura kera. Rero abantu bihishe inyuma y'iyi Bibiliya n'ubundi ni babandi bari bamaze igihe barimo gusemura za zindi zakuwemo isabato. Hari Bibiliya zakuwemo kugaruka kwa Yesu, hari Bibiliya zakuwemo ibi bintu by'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Nshuti zanjye, uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo buri muntu wese agiye gukorerwa ikintu cyitwa Bibiliya cyo kumufasha mu bupagani bwe ngo akomeze yinangire aho gukira. Ariko Bibiliya ivuga ngo iki? Ijambo ry'Imana ariyo Bibiliya yera, nitabaza kandi ni inkota ityaye amujya impande zombi. Murimo murabona uriya mugabo arimo arapublicita iyi Bibiliya yabo, ariko niba mubireba ntiwamenya ngo ni umugabo cyangwa ni umugore. Uriya ni umugabo ariko yisize ingoyi, yazisize umukara, iminwa yayisize umutuku, yanayihengetse nk'inkumi, ariko dupfuye rubi. Umuntu w'umugabo koko. Nshuti zanjye, ibi bintu mwebwe murabireba, Bibiliya yabibonye kera irabyerekana, ariko ibi bintu ntimuzabona abantu babyigisha. Abantu bose bagomba kubihunga. Bagomba kwigisha abantu ko bagiye kubona visa zo kujya muri Amerika. Abantu bagomba kujya mu buhanuzi bw'ibinyoma. Ariko nshuti zanjye, iki ni ikitwereka ko Kristo ageze ku rugi. Yohana yongeye kwerekwa mu iyerekwa ridasanzwe, abona izindi nyamaswa. Murabyibuka Daniyeli yari yeretswe inyamaswa enye mu gice cya 7 cya Daniyeli, ariko inyamaswa ya 4 Daniyeli yayikozeho ubushakashatsi, arangije aravuga ati nshaka kumenya amashira kinyoma y'iyi nyamaswa itarasaga n'ibizindi. Yafataga ibintu byose byari bisanzwe ikabijanjagura, ibindi ikabimira. Daniyeli 7:23, 24, 25 Daniyeli yarabirebye arumirwa. Aho Daniyeli yapfundikiriye rero, Imana yongeye gufata Yohana umuhishuzi, irangije iheraho Daniyeli yageze bikamucanga, aba ari wihera. Niyo mpamvu muzabona Ibyashuwe 13 bitangizwa n'inyamaswa yavuye mu nyanja itarasaga n'izindi nk'uko na Daniyeli yabyeretswe. Iyi nyamaswa yashushanyaga ubwami bwa 4 bwagombaga kuyobora isi, aribwo bwami bw'Abaromani. Yesu yavutse Abaroma bayobora isi. Kandi nagira ngo mbabwire ngo mu buryo abantu benshi batazi, Yesu azagaruka Roma ikiyoboye isi. Ibi bintu birakomeye cyane. Yohana rero yeretswe inyamaswa yavaga mu nyanja. Inyanja yerekana abantu benshi, kandi inyamaswa yerekana ubutegetsi cyangwa se ubwami. Yeretswe ubwami buzaba ku isi, butazaza nk'uko andi mami yaje, ariko buzahondagura ibintu byose bukabiha forume bushaka. Ibyashuwe 13 haduka inyamaswa ivuye mu nyanja. Ngihagarara ku musenyi wo ku nyanja, ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yayo hariho ibisigo 10, no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka Imana. Birangiye noneho hajemo kwerura, bwatangiye ari ubwami, none birangiye hajemo ibintu byo gutuka Imana. Biravuze ngo Roma yagombaga kuzagira uruhare mu bigendanye no gutuka Imana, kandi twabonye ko gutuka Imana nta kindi ni ukurwanya ijambo ryayo, ni ugucurika ibyo yavuze, ni ukubikura mu bantu. Iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe, amajanja yasaga n'ayaruko, akanwa kayo kasaga n'ak'intare. Dufite umwanya mutoya, ariko ibi byerekana yuko muri Roma mo hagati amatekinike n'ubupagani bw'amami yayabanjirije. Daniyeli yerekwa yabonye ko ingoma ya mbere yari ubwami bw'i Babuloni, inyamaswa ya 2 yashwanyaga Abamedi n'Abaperesi, iya 3 bari Abagiriki, iya 4 bari Abaromani. Ariko nagira ngo mbabwire, filozofi ya Kigiriki ariyo yatumye abantu biga iyobokamana benshi baratannye.
ubupfumu bw'Abamedi n'Abaperesi ndetse no gusenga izuba by'i Babuloni. Ibyo bintu Roma yarabifashe ibigira fondasiyo yayo. Niyo mpamvu Yohana yerekwa yabonye ubu bwami, abona rwose ukuntu busa bugiye bufite ibimenyetso by'ubwami bwabubanjirije. Cya kiyoka, ahangaha dukeneye kumenya ngo iki kiyoka ni ikihe. Hari inyamaswa yavuye mu nyanja, hari n'ikiyoka. Nshuti zanjye, ibi bintu mugomba kubyiga, bifitanye isano n'ahazaza hanyu h'amahitamo yanyu y'iby'umwuka. Ikiyoka kiyiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye. None iki kiyoka ni ikihe? Ese iyi nyamaswa ni iyihe? Nshuti zanjye, nimureba neza mu bitabo byinshi, hagaragaza neza yuko igihe ubu Roma y'abapagani yabonaga inaniwe, ibonye biyicanze, yakoze ikintu kimwe. Roma y'abapagani yaravuze iti rero intebe turayibahaye. Mu mwanya ndaje mbereke intebe Roma pagani yahaye Roma nyirisitu. Ariko icyashakaga kuba ni ikihe? Abaromani bari barayoboye mu buryo bwa gipagani, ariko bashaka uburyo bakoroniza isi mu buryo bwa gikirisitu, noneho n'uburyo bwa kinyapolitike. Nicyo cyatumye ubu papa bubona intebe y'aho Roma ya kera yayoboraga. Ibi ngibi se wambwira ngo ubikura he? Nimureba neza mu gitabo cya Bibiliya ntagatifu Ibyahishuwe igice cya 13 basobanura hasi, ni kuri paje 2168, baravuze ngo igikoko kinini gituruka mu nyanja ni ingoma y'Abanyaroma itoteza abakirisitu mu burengerazuba. Bahise babyerura. Ni ukuvuga ngo mu gihe turimo gusoma Ibyahishuwe 13, Bibiliya ntagatifu ubwayo irimo iravuga ngo ntutekereze ko ari urusimba ruzazamuka. Mfite ikibazo gikomeye. Hari amadini menshi birirwa bigisha abantu Ibyahishuwe, bakabwira abantu ngo n'uruntu rw'urusimba ruzaza, nka bya bindi mujya mureba muri za filime. Ariko iyi Bibiliya iravuze ngo nibavuga inyamaswa yavuye mu nyanja, Ibyahishuwe 13, ugomba guhita umenya ko ari ingoma y'Abanyaroma itoteza abakirisitu mu burengerazuba. Bakavuga amahembe 10 n'imitwe 7. Ni abami 7 basimbuwe n'abandi bategetsi 10 basimburana. Izina rituka Imana ni ukuvuga ko basuzugura Imana. Gutuka Imana ntabwo ari ukuyifata ngo uyituke ibitutsi dutuka ababyeyi. Oya, iyi Imana ivuze ngo kora iki, we ntugikore, buriya ubututsi iki? Ubututsi Imana. Ibi bintu bitatu Roma yarabikoze, ubupapa bwarabikoze. Imana yaravuze ngo wibuke kwezi umunsi w'isabato. Ubupapa butino natwe dushyizeho icyumweru, abo turi kumwe mujye mugisengaho. Imana yari yavuze ngo kuko mu minsi 6 ariyo nakoze, ku munsi wa 7 nkaruhuka, nicyo cyatumye mbaho isabato. Roma nayo irangije iti Yesu amaze kuzuka yaratubwiye ngo tubashyirireho icyumweru, ngiki ni mukiruhukeho. Mu by'ukuri ntabwo ari ugutuka Imana kundi. Ikindi, Yesu yaravuze ngo umwana w'umuntu ari we Yesu Kristo wivugaga nk'uko twabyize, yahawe ububasha bwo kubabarira ibyaha. Ariko uyu munsi wa none abantu benshi bajya mu ntebe ya penetensiya. Mu by'ukuri reka njye ikintu mbabwira, ubu ndimo ndigisha hano imbere yanyu, ariko kubigendanye no kubabarira ibyaha, kubigendanye no gutanga ijuru, ndi mugenzi wanyu. Buriya pasiteri ni mugenzi wacu mu bigendanye no gutanga agakiza. Igihe Yohana yahuraga na marayika mu Byahishuwe 19, Yohana yahuye na marayika, wa undi wajyaga amusobanurira, wa undi wamuhumuye Yohana akamenya ibintu byinshi. Bibiliya iravuga ngo Yohana amubonye ashaka kumwikubita imbere ngo amuramye. Marayika aramuhagurutsa aramubwira ati reka, ndimbata mugenzi wawe na mugenzi wa bene so bahamya Kristo. Kubw'ibyo rero arangije aramubwira ati usenga Imana yonyine. Nshuti zanjye, niba Yohana ataremerewe gupfukamira marayika,
ku bigendanye n'agakiza, ni gute utekereza ko hari umuntu wagira icyo akumarira? Ni igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe paje 417, kiriya gitabo gisa kuriya. Noneho tugeze ku nyamaswa isa n'ingwe mu byahishuwe. Mbese iyi nyamaswa ishushanya iki? Igisubizo kiracyari ngo ni ubwami bw'Abanyaroma. Nyamara se niba ikiyoka gishushanya ubwami bwa Roma, ni kuki hadakomeza gukoreshwa ikimenyetso kimwe mu kubwerekana? Habayeho impinduka muri kamere y'idini y'ubwo bwami. Iyo nyamaswa ishushanya Roma mu ishusho y'ubukristo yiyitiriraga. Iyi mpinduka yo mu by'idini yonyine niyo ituma biba ngombwa guhindura ikimenyetso gikoreshwa. Roma yabanje kugaragara isa nk'ikiyoka, noneho yongera kugaragara isa n'inyamaswa iva mu nyanja. Bivuze ngo systeme Roma yakoreshagaho mu bupagani yarazihinduye irazikomeza, ariko ihindura ibimenyetso byayirangaga. Niyo mpamvu na Yohana nawe yeretswe ipica inyuranye nuko Daniyeli yari yayibonye. Inshuti zanjye, ikintu gikomeye cyane, abantu baramije cya kiyoka ndetse cyahaye ya nyamaswa ubutware. Baramya n'iyo nyamaswa bati, ninde uwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya? Ihabwa akanwa kavuga ibikomeye n'ibyo gutuka Imana. Ihabwa no kurama ngo imara amezi 42, imyaka 1160. Ibumburira akanwa kayo gutuka Imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'ababa mu ijuru. Iyo dufashe Imana yo mu ijuru tukayita yuko ari umukuru nyir'ibihe byose, tukayita Imana yo mu ijuru ko nyiri ubutungane, twarangiza n'undi muntu wo mu isi tukamwita data. Mu ijuru twasenze ngo data wa twese uri hehe? Uri mu ijuru. Twarangiza tugatora umuntu tukamwita umubyeyi w'abantu bari mu isi bose, papa. Data ni izina rihabwa umubyeyi w'umugabo mu Kilatini. Icyo nashaka kuvuga rero, ubwo ni uburyo bwo gutuka Imana, gufata umuntu usanzwe ukamwita nyir'ubutungane, kandi Kristo ari ku musaraba nawe ubwe yishinganishije kuri se nyir'ubutungane mukuru. Inshuti zanjye, abari mu isi bose iyi nyamaswa bazayiramya. Kuyiramya ntabwo ari ugupfukama, ahubwo bazashiduka batwawe n'ibintu byayo. Umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama. Twaraye twize iby'igitabo cy'ubugingo, twabonye n'agaciro kabyo. Kubw'ibyo rero, umuntu waraye asibye ashaka icyigisho twakoze ku gitabo cy'ubugingo, ubu byibuze urahita umenya icyo dusobanuye hano. Ariko bantu b'Imana, icyo nashakaga kuvuga ni kimwe, nuko Roma y'abapagani yari ifite systeme n'amatekinike yayo. Nimureba neza mu gitabo cyanditswe n'umuntu umwe w'umuhanga cyitwa Rulers of Evil, cyangwa se abatware b'ikibi, banditse uburyo Roma y'abapagani yakontorolaga ibintu. Noneho ibi biratuma byibuze munamenya Roma yitwa ko ari y'abakirisitu systeme ikoresha. Ubu buryo bwo kugenzura ibintu ni nabwo bwakoreshwaga na Roma ya gipagani. Abakoreraga abaturage bari abatambyi b'ibigirwamana bitandukanye n'ibigirwamanakazi. Nk'urugero, ibintu bigendanye n'amafaranga muri Roma ya kera byayoborwaga n'abatambyi b'ikigirwamanakazi cyitwa moneta. Aba bari bashinzwe amafaranga, kuyakurikirana, kumenya umuntu wakize, kumenya umuntu wakennye, ibintu bigendanye n'imigisha n'imivumo y'ibintu by'amafaranga. I Roma bari bafite ikigirwamana cyitwa moneta kibishinzwe. Bizagorana cyane. Ububasha bw'amafaranga mwarabibonye ko burimo kugenda buva mu biganza byacu bujya ahandi hantu tutazi. Vuba bidatinze tuzatakaza uburenganzira bw'amafaranga, kandi byaratangiye. Abatambyi b'ikigirwamana cyitwa Dionysus bayoboraga ibijyanye n'ibishushanyo mbonera by'imyubakire hamwe n'amarimbi, kugira ngo hatagira umuntu ushyingurwamo batabyemeye. Amazu bayahaga amapica. Bari bafite abantu bashinzwe kujya hejuru y'inzu bagakubitaho ikintu kimeze cy'umutwe gifite uruntu rumeze nk'amaguru. Abaturage bakazabaza batari ko iki kintu gisobanura iki? Bati ntibibareba. Hari abantu bamwe baba bazi ubusobanuro bwa buri shusho yose inzu ifite.
ubu rero hari inzu bagiye kuzaza bubaka zibe nk'inzoka, izindi bazubake zimere nk'akanwa kasamye. Mu gihe abatambyi b'ikigirwamana cyitwa Justisia aribo bategekaga inkiko, ukuri kuri butangwe mu rukiko, uri butsinde n'uri butsindwe bagenwaga n'aba batambyi b'ibigirwamana. Kubw'ibyo rero ibyo kuvuga ngo ndi mukuri ngo n'umutima wanjye urabizi, ibyo ntabwo byahabaga. Amagana y'imiryango y'abatambyi b'ibigirwamana yari izwi nk'ibigo byeguriwe imana z'abaroma, niyo yayoboraga ibiro bitandukanye by'ubutegetsi. Ibintu byo gufata abantu bakagenda bakaba ahantu bagakingiranwa badahura n'abandi ngo kugira ngo babe abantu bashimisha ibigirwamana byabo, yari sisiteme ya Roma. Nibyo byavuyemo ibintu byitwa ibigo by'abihaye imana. Nta kiraro cyashoboraga kubakwa hadatanzwe uburenganzira buvuye ku muyobozi wa Roma witwaga Pontifex Maximus. Urutindo rukomeye. Iri zina ryaje guhabwa abapapa kuva muri 538. Inyubako, insengero, inzu z'ibitabashwa, aho kogera, aho bidagadurira, imiyoboro y'amazi y'imyanda, ibyambu, imihanda minini, inkuta nini zirinda imijyi no kugena imbibi z'amasambu byabaga bifite abatambyi b'abaroma b'abapagani babishinzwe. Ibi bintu rero nibyo bintu byaje kurangira Roma abapagani bahereza ubupapa intebe. Nibi bintu bahaye Roma, barayibwiye bati rero dore twakontorolaga ibi nibi, none rero mwihererekanya bubasha, mwebwe nimutwemerere yuko ibintu byacu muzabigumana, ubukristo bwanyu ubundi mubugumane, ariko nibi bintu mubishyiremo. Abatambyi b'ibigirwamana bayoboraga imirimo yo gutunganya inzira abantu bacagamo, gusana imihanda, nibo bagenzuraga ingengabihe y'uburezi n'uburezi by'urubyiruko, karikiramu na karindari. Nibo babaga babifite, bakamenya ngo abantu bacu bariga ibi kandi barabyiga muri ubu buryo. Hari abatambyi babishinzwe, bashinzwe ibintu by'uburezi gusa, bagomba kumenya impinduka. Abatambyi b'ibigirwamana nibo bagenaga agaciro n'ingano by'amafaranga. Rimwe na rimwe bashaka bagahombya abantu, ubundi bashaka amafaranga bakayaha agaciro. N'uyu munsi niko bimeze mu bihugu bitandukanye. Buriya wari uzi ko Amerika, Ubufaransa, Uburusiya, Roma, iyo bakwanze ujya kubona ukabona baravuze ngo amafaranga yabaye ibipapuro. Umuntu yajya kugura umugati agatwara ingorofani. Barabifite. Ubu ushobora gucya ugashiduka wabaye umukene mu buryo utasobanura. Abatambyi b'ibigirwamana nibo bizihizaga kandi bagatanga ibyangombwa by'amavuko. Urumva washoboraga kuba wavuka batagwaye icyangombwa bakabara yuko utabaho. Ubugimbi nibo bayoboraga ibintu by'imibatizo y'ibyo bigirwamana byabo. Ubugimbi n'ubwangavu habaga abatambyi babishinzwe, bakemeza ngo uyu muntu arakuze cyangwa ntakuze. Reka ngiye ikintu babwira. Buriya wari uzi ko ushobora kujya ahantu, hari ahantu ushobora kujya bakakwita umwana, amategeko akakwita umwana, hakaba nawe ugera amategeko akakwita kukuze kandi uri iki? Uri umwana. Buriya mu byaha hari ibyaha ukora bagahita bavuga ngo urakuze bihagije kandi ufite imyaka 10 n'ingahe. Ibigendanye na divorce, ibigendanye no kwicuza ibyaha, ibigendanye no gutandukana kw'abashakanye, iby'abapfuye, ibyo gushyingura, ibyo gucibwa, guhindura uwapfuye umuntu ushobora gusengwa, gushyira umuntu ku rwego rw'Imana, abatambyi b'i Roma bari babishinzwe. Kuvuga ngo uyu ntakiri mugenzi wanyu nawe yabaye Imana yasengwa. Kuzamura umuntu mu ntera y'icyiciro cy'ubuzima. Abatambyi b'ibigirwamana bayoboraga amasomero, inzu ndangamurage, bakagenzura ubutaka n'ubutunzi byeguriwe imana zabo. Abatambyi b'ibigirwamana bandikaga amazina y'ibihangano n'ibimenyetso. Abatambyi b'ibigirwamana bari bashinzwe amateraniro yo gusenga, bakayobora ibirori, imikino n'imyidagaduro, kuko ibirori byose byaberaga mu masitade mu gihe cya kera byabaga bifite umutambyi ubihagarariye. Niyo mpamvu no kwica abakristo byaberaga mu masitade, habaga hari abantu babyejeje. Ibi bintu rero
muri iki gitabo cyitwa Rulers of Evil cyangwa se abatware b'ikibi, bagaragaje yuko ibi bintu ubupagani bw'abaromani nibyo bintu bwahaye ubupapa, barabwira bati ngaho ni mukontorora ibi. Ariko ikibazo ni kimwe, mutekereza ko uyu munsi gukontorora ibintu ubupapa bwabyoroheye? Oya, byabaye ngombwa ko Yohana abona inyamaswa ya gatatu, inyamaswa yari itavuye mu nyanja, ivuye ku butaka. Iyi nyamaswa Yohana yayeretswe ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama, ariko ikavuga nk'ikiyoka. Iyi bwari ubundi bwami bwitwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yagombaga kuvumbuka ahantu hatari mu Burayi, igahagurukana uburyo bwiza rwose bugaragara yuko ifitanye isano n'intama, ariko kera kabaye isano yihishiriye y'ubu bwami n'ikiyoka bikazarangira. Buriya reka mbabwire, umuntu mubana mugendana musangira ibiganiro n'inama n'ibitekerezo, birangira usigaye uvuga nkawe. Ibyahishuwe 13, haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Umurongo wa 11, nuko mbona inyamaswa izamuka iva mu gitaka, yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka, itegekesha ububasha bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe, kandi ikora ibimenyetso bikomeye, imanura umuriro uva mu ijuru ugwa mu isi mu maso y'abantu, iyobesha abari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya nyamaswa. Ariko irangije irababwira iti, rero ngiye mwikomeza kundeba, mfite iyindi misiyo. Hari inyamaswa yabanje kubaho, ikaba isa naho itakiriho kubera ko isa naho nta mbaraga ifite, ariko ngewe nkaba ndiho kugira ngo nyihe agaciro. Ndabasaba rero yuko murema igishushanyo cya ya nyamaswa, ya yindi yari ikomerekejwe n'inkota ariko ikabaho. Mu magambo make, Amerika yatangiye nk'ishyanga rije guhagararira iby'Imana. Amadini menshi dukomokamo yavukiye muri Amerika, kuko umudendezo w'amafuti wari uri mu Burayi, umudendezo w'umutimanama nawo wari muri Amerika. Ariko byaje kurangira uyu munsi Amerika nayo ibaye umujandarume w'isi, ari yihagarariye amafuti yose, ariko misiyo yayo nyamukuru ni uko itegeka abantu kubaha Roma. Kubw'ibyo rero, Roma ntago muzayibona ku rubuga, Amerika iri hariya ngo iyikorere. Kandi Amerika igomba kuzafata ububasha bw'isi bwose mu biganza, yamara kubufata izagenda ibuhereze Roma, ivuge ngo yobora, kuko ari we wayoboraga n'ubundi. Ngaha hantu rero turi uyu munsi, abantu badashobora kumva. Njya mbona abantu benshi bakunda kutubaza, ariko ibintu bya 666 ni ibiki? Ese buriya ibintu by'uko abantu ngo bafite ngo kashe y'Imana mu ruhanga, ngo abandi bafite kashe y'igisimba, ibyo byo ni ibiki? Umuntu utabanje kwiga ibi bintu turimo kwiga ntashobora kumenya iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, ntibibaho. Icyo nagira mbabwire ngiki, ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, ngo kivuge kandi cyicishe abatakiramye. Birangiye bwa bwicanyi bwo kwica abantu b'Imana Roma yakoze, birangiye na Amerika izaboneka muri dosiye yo kwica abantu batumvikana, abantu batemera ibintu byose, bavuga bati nimutwereka aho byanditse mukoresheje Bibiliya. Nshuti zanjye, hari ubumwe budasanzwe bukomeye hagati ya Amerika ndetse n'ubupapa, kandi ibyo bintu bifitanye isano na politike, ariko bifitanye isano ikomeye n'imiyoborere y'iby'umwuka. Kubw'ibyo rero, uramutse urinjiji wagira ngo ni isano ya politike gusa, harimo n'isano. Mwibuke ko Amerika, ibyanditswe byera bitwereka ko Amerika ishushanywa n'ubuprotestant, ariko bwageze aho burahakana. Kubw'ibyo rero, Amerika ni umuhanuzi w'ibinyoma. Mu magambo make, ibyo yari izi igishingwa ntabwo ari byo ikivuga. Itegeko nshinga yashyizeho igitangira ryemerera abantu gusenga uko bashatse, kandi bakubaha Imana mu buryo bwabo, kandi ntihagire umuntu uhohoterwa, kandi bagafata umwanzuro yuko ubwo batangiye igihugu baje bahunze Roma batazigera na rimwe basubira i Roma. Ariko ubu ngubu Amerika irimo irahanura ibinyuranye n'ibyo yahanuraga. Ubu uyu munsi wa none Amerika ni igihugu kirimo gukontororwa na Kiliziya, nta buprotestani bukiriyo. Rero umuntu umwe
yambwiye ukuntu yavuye hano ageze muri Amerika mu nama bari barimo, bari abaprotestant agiye kubona abona barahazwa. Haratangira ati ibi bintu najemo ni ibiki? Barambwira bati wowe waturutse? Ati naturutse mu Rwanda. None se ubu waturutse mu Rwanda wari uzi ko ufite idini ryawe ku giti cyawe? Ati cyane. Ati byararangiye rero. Ntago yambwiye niba yarahagijwe ariko guhazwa ko byamaze kwivanga. Icyo nashaka kubabwira, ubu bumwe amadini afitanye, ubu bumwe mubona imisengere yo mu rwego rwo hejuru ifitanye, ndetse mukabona ubwisilamu burimo burihuza n'ubugaturika n'ubuprotestani n'ububudiste n'iki, bifitanye isano cyane n'ubuhanuzi. Bantu b'Imana, niba mubireba rero, Amerika niyo ifitanye isano n'ishyirwaho ry'umubare wa 666, ariko uyu mubare tuzawiga ukwawo. Kubw'ibyo rero, amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama bisobanura iki ibi bintu? Mu gitabo cy'intambara ikomeye haranditse ngo kandi yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Amahembe nk'ay'umwana w'intama yerekana ubuto, ubutungane n'ubugwaneza. Bigaragaza neza imico ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo yagaragarizwaga umuhanuzi ko izazamuka mu butaka mu mwaka w'1798. Amerika yatangiye ifite ibimenyetso byiza. Hari harimo amategeko arengera abantu ko bose baremwe bangana, itangazo ry'ubwigenge, gushyira ahagaragara yuko umuntu wese yemererwa gusenga. Ariko inyamaswa ifite amahembe nk'ay'umwana w'intama yo yari ivuye mu butaka mu cyimbo cyo guhirika izindi ngoma. Amerika yatangiye nta bundi bwami ikuyeho. Kandi ikindi kintu gikomeye, iyo nyamaswa ntiyakomotse mu bihugu by'amahanga. None se ni ikihe gihugu cyahiswe isi nshya cyakuraga gikomeza mu mwaka w'1798? Nta kindi, ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muribuka neza, Ubufaransa bwakuyeho Bibiliya mu 1793. Mu 1798 Amerika iratangiye. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo aya mateka nubwo yegeranye, harimo ibintu bikomeye cyane abantu bakeneye kumenya. None se kuvuga nk'ikiyoka byo bisobanura iki? Kuvuga nk'ikiyoka bifite ikintu kidasanzwe bisobanura. Ntabwo iri shyanga rivuga nk'ikiyoka gusa, ahubwo binavugwa ko ritegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa yibanjirije twabonye ariyo Roma. Turebye inyuma gato tubona yuko inyamaswa yibanjirije ari inyamaswa isa n'ingwe, ikimenyetso cyerekana ubupapa. Umwanzuro rukumbi umuntu ashobora gukuramo ni uko iri shyanga ryiyitira Protestani rizakoresha ububasha burenganya bwa gipapa, bityo rigahinduka ubuprotestani bw'ikinyoma. Ni ukuvuga umuhanuzi w'ibinyoma ari nawe uzasohorwaho mu nsanganyamatsiko zikurikira. Mu magambo make, kuvuga nk'ikiyoka ni ukureka Bibiliya ukavuga ibimeze nk'ibyo Roma y'abapagani na Roma y'ubupapa byavuze bitari muri Bibiliya, by'amahame bishyiriyeho. Muri uyu mugoroba ndasoza mbabwira ikintu gikomeye. Imana iracyafite itorero ryayo, iracyafite abantu bakunda ukuri kwayo. Imana iracyafite umugeni wayo ushushanywa n'umugore wo mu Byahishuwe 12 wari uhagaze ku kwezi kandi yambaye izuba. Ukwezi kwerekana yuko nta ntambwe n'imwe abantu bakunda Imana bagomba gutera itanditse mu isezerano rya kera. Izuba ryerekana Yesu Kristo, ariko rikerekana n'isezerano rishya. Nta kintu na kimwe bagomba kwambara kibibagiza kwambara Kristo n'ijambo rye nk'uko ryanditswe mu isezerano rya kera. Kubw'ibyo rero, Imana ikeneye abantu bongera gutuma Bibiliya yose yongera gukundwa igasomwa. Imana ikeneye abantu bagomba kwambikwa imbaraga bakitegura guhangana. Ariko nanone intsinzi y'Imana iboneka mu Byahishuwe. Isomo ryacu risoza Ibyahishuwe 17. Abasomyi ba Bibiliya tujyane Ibyahishuwe igice cya 17 umurongo wa 14. Bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha, kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami,
kandi abari kumwe nawe bahamagawe, batoranijwe, bakiranutse, nabo bazayinesha. Amen. Ibyangombwa byo kunesha ni bine. Icya mbere ni ukuba hamwe na Yesu. Icya kabiri ni ugutoranywa nawe. Icya gatatu gikomeye, nshuti zanjye, uretse kuba hamwe nawe, ni ugukiranuka. Nshuti zanjye, uretse gukiranuka kandi kuba hamwe na Yesu, kuba mu ruhande rwe, gukunda ijambo rye, gufata umwanzuro wo kwitegura kurwana urugamba Kristo ariho. Ibi bintu mberetse, mubonye ko Bibiliya hari amahanga, hari ibihugu, hari leta zahagarariye kurwanya Imana kandi mu buryo buhishiriye n'ubu zirimo kubikora. Ariko Imana ifite abantu bagomba kuzanesha. Ndasaba Imana ngo ugomba kuba muri abo bantu. Ndasaba Imana ko nanjye ngomba kuba muri abo bantu bazabasha guhangana n'inyamaswa n'igishushanyo cyayo kandi bagatabaruka banesheje. Nifuza kuzaba umwe, nkwifuriza kuzaba umwe muri ba bandi abamarayika bazabaza ngo aba ni bande kandi baturutse he, bagasubizwa ngo aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi. Ndakwifuriza kunesha. Ndifuza yuko ibi bintu utangira kubyiga. Iki gitabo cy'ibyahishuwe kibumbure. Uko uzaza usoma ubumbura ibyanditswe, niko Imana izaguhumura amaso ukamenya ibintu aho biva n'aho bijya. Kubw'ibyo rero ntabwo turi mu bwoba kuko dufite kwizera. Ntabwo duterwa ubwoba n'ikintu icyo ari cyo cyose kuko twanesheje umubi. Niba icyaha kiri muri twe Kristo yarakinesheje, ntacyo gutinya gihari. Imana ikeneye abantu batagira ikintu batinya icyo ari cyo cyose. Fata Bibiliya yawe uyishyire mu buzima bwawe vuba bidatinze. Abantu bagiye kuzategekwa ibyo bazaza babwiriza, bakubwire bati Bibiliya wagiye mu byahishuwe, Matayo ntiyari ihari. Ubu dufite n'abantu b'abasinzi bavuga ngo Matayo 5 haranditse ngo uzagira gute uzumirwa. None se ugira ngo ziriya terime ziva mu bantu bagiye babura umwanya wa Bibiliya. Imana ijambo rirambwira ngo iyo igukereje iragutegera. Ibyo bintu hari isomo rya Bibiliya rivuga gutyo. Bantu b'Imana n'intungane bwira icumuye karindwi. Ibyo bintu byose ndimo kubabwira ni ibintu byahimbwe nyuma y'uko Bibiliya zikuwe mu biganza. Nshuti zanjye, reka tugarukane ijambo ry'Imana mu biganza mu izina rya Yesu.